inshuti bakunze mukurikira USTV twongeye kubasuhuza tubashimira ubwitange bwanyu ku mwanya mutanga amayinite yanyu. Hari n'abaduha inkunga mu buryo bwo kubona ibikoresho, hari abadusengera, mwese turabashimiye, Imana ibahe. Tugarutse muri rwa ruhererekane twabararikiye rugera tuti tubyitwaremo dute, nk'uko abigishwa babajije Yesu bati ibyo bizaba ryari. Natwe rero igihe twibaza ati tubyitwaremo dute, twabonye ko tubaza Bibiliya. Hari n'ibindi bitabo byitwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, wenda umuvandimwe muri kubona kuri kamera azadusobanurira inkomoko y'ibyo bitabo. Ariko na mbere yuko tujya muri ibyo bitabo, tuzi ko iyi Bibiliya irasobanutse kandi ifite byinshi iduhishiye. Uyu munsi rero tugiye kubana na Bizimungu Aimable. Bizimungu Aimable, tuguha ikaze mu kiganiro. Wasuhuza abadukurikiye ukanasenga ubundi tukinjira mu kiganiro. Nshuti muvandimwe ukurikiye ibyigisho, turagusuhuje mu izina rya Yesu. Imana umugisha. Mureke rero dusenge Imana kugira ngo dukurikire ibyigisho, kandi nabasaba kugira ngo ibyigisho mujye mubikurikira kuva bitangiye kugeza ku musozo, kuko harimo byinshi byadufasha, ari twebwe abarimo kubitanga ndetse namwe dukurikiye, bizatugira umumaro kandi nicyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Akadusenga Imana. Uwiteka Mwami ugira neza, data twese udukunda, turagushimiye cyane, izina ryawe nirabikira. Amen. Tugushimiye ko tugira neza, kandi tugushimiye yuko uduha ibidukwiriye byose. Muri ibyo bidukwiriye harimo n'ibyanditswe byera bibasha kutumenyesha ubwenge bwo kutuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo, izina ryawe nirabikira. Tugiye kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, turakunyize kugira ngo Umwuka wera wabanye na Yohana wacyanditse kandi wamuhaye, turakunyize kugira ngo abane natwe adusobanurire ibyacyo mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo Aimable, mu kiganiro twakoze bwa mbere turimo turakora ku nsanganyamatsiko y'ibyahishuwe, by'umwihariko twibanze ku gice cya 13, nicyo twifuje guheraho kuko nicyo abakunzi bacu batubazagaho, kandi ni nacyo ahanini gisa n'igibumbatiye gusoza urukurikirane rw'intambara ikomeye iri kuba muri iyi si, ku buryo igice cya 13 iyo ukize neza ubona ko hirya y'igice cya 13 duhita tubona abacunguwe bari ku musozi Siyoni. Bivuga ngo hirya y'igice cya 13 n'ibikorwa byo mu gice cya 13 ni ukuba mu ijuru, ni ukuba ku musozi Siyoni. Ubwo rero igihe turimo turabona twegera kujya mu ijuru, dukeneye kumenya ngo umwiteguro watuma tuba mu ijuru ni uwuhe. Akaba ari naho harimo umutego wo gutuma tutajya muri iryo juru. Uko Imana iri gushaka ko turijyamo, ni nako n'umwanzi nawe ashaka ko tutagira gute, tutajyayo. Cyane ko byagiye bigaragara mu mateka y'abatubanjirije, abakurambere bacu Abisiraheli inshuro nyinshi bagiye batsindwa bagiye kugera aho bagombaga kujya, Kanani. Uribuka abaguye mu kibaya cy'Ishitimu, muribuka nanone Abisiraheli banga kwambuka. Natwe rero mu rwego rwo kwirinda uwo mutego, twahisemo gutinda cyane kuri icyo cyigisho. Twagikoze nk'inshamake nk'uko wagikurikiye, tunakangurira abantu ariko kugisoma, kugira ngo uyu munsi noneho tutaza gutinda tugisoma, ahubwo tuze gutinda tugira gute, tugisobanukirwa. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo utwinjize mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe, gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo haduka inyamaswa iva mu nyanja. Inyamaswa, tujye twumva abantu bavuga iby'inyamaswa, wenda n'abantu bakavuga ngo turatukanye. Ubundi inyamaswa, iyo bavuze inyamaswa muri Bibiliya baba bavuze ibikoko, baba bavuze iki? Urakoze Samu, nubwo uvuze ko tutari busome cyane ahubwo tugiye gusobanura. Yego. Ariko nagira ngo turebe kugira ngo umuntu urimo kugikurikira uyu munsi utarakurikiye icyigisho cy'ubushize, abashe nawe kugira ibyo abonamo, ku buryo nituvuga ngo inyamaswa yo mu byahishuwe igice cya 13, abe nawe yabonye muri iki cyigisho iyo nyamaswa iherereye ndetse n'ibiyiranga. Ngira ngo reka tujyane n'udakurikiye. Haranditse uhereye ku murongo wa mbere ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Kuvuga ngo iki gice cy'ibyahishuwe igice cya 13 harimo inyamaswa ebyiri, kandi izi nyamaswa ebyiri, imwe iva ku murongo wa mbere w'igice cya 13 ikagenda ikageza ku murongo wa 10. Kuva ku murongo wa 11
ukageza ku murongo wa 18 avuga iby'indi nyamaswa ya kabiri. Izi nyamaswa zose rero nk'uko tugiye kureba icyari cyo, mbese inyamaswa isobanura iki, turaje tubirebe. Ni ibintu bizaba bifite ubushobozi ndetse kuri buri muntu wese no ku kintu cyose gikorerwa mu isi. Kuko hari urimo kubivuga ko tugomba kugira imyiteguro yo kuza kwa Yesu ndetse na byinshi biri mu byahishuwe. Izi nyamaswa zo ntabwo zifuza ko abantu bazajya mu ijuru, ahubwo ibikorwa byazo ari byo zakoze mu gihe cyashize ndetse n'ibyo ziri gukora uyu munsi n'ibyo ziteganya gukora ni ibituma abantu batazajya mu ijuru, kuko nyine ntabwo ari ibintu biyobowe n'Imana. Niyo mpamvu rero tugiye kureba niba mbyumva neza. Hari uruhande rw'izo zitwa inyamaswa ugiye kudusobanurira zahisemo kuba mu isi, noneho zikaba zifite n'umugambi wo kugira ngo n'abandi bantu nabo bagumane nazo mu isi, kugira ngo ubwami bwabo burusheho kugira gute gukomera, kubera ko nihagira abantu bagenda birumvikana burya ufite igihugu hanyuma umuntu akagutwara abaturage, si icyo gihugu cyaba kigikomeye. Umutungo w'igihugu wa mbere ni abaturage. Bivuga ngo rero Imana iri gushaka gutwara abaturage ngo ibashyire mu ijuru, igihugu cy'ijuru kirushaho gukomeza kugubwa neza no gukomera. Ariko hari n'ubundi ubutegetsi cyangwa se hari n'indi sisiteme iri kuvuga ngo dufite isi kandi isi natwe turashaka kurushaho kuyigira nziza. Ubwo rero hagati aho abantu ntabwo tugomba gutuma baducika ngo bajye hehe, bajye mu kindi gihugu. Nk'uko tubana muri iki gihe hari politike yo gutuma abantu benshi badasuhukira mu bihugu by'i Burayi. Ubona ko abanyafurika benshi bakunda gusuhukirayo ku buryo hari n'abagwa mu mazi. Ugasanga nk'umuntu yari afite n'ubutunzi, yari umuntu ubayeho neza mu gihugu cye, ariko kumva yaguye mu mazi ari gushaka kujya hehe, kujya i Burayi, kuko afite ikintu atekereza ko ashobora kugira gute gukurayo. Niko rero n'abakristo muri minsi ubwo niba mbyumvishe neza bameze, barifuza kugira ahandi hantu bajya kandi naho bari bari naho hari ibyo bari bagize gute bahafite. Yego. Reka dusome uhereye ku murongo wa mbere. Yego. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ikibazo warubajije kirabaza ngo mbese inyamaswa ni iki? Inyamaswa ni Bibiliya iyo ivuze inyamaswa, kuko nkatwe n'abaprotestani tuzi neza yuko Bibiliya yo ubwayo ifite ubusobanuro buhagije. Nari mbonye ufite ibitabo byinshi ngira ngo ugiye kwifashisha ibyo bitabo, ariko Bibiliya kumbi ifite ubusobanuro buhagije ku buryo ibi bintu byose dusomye tubonyemo ngo ibisingo, tubonyemo imitwe, tubonyemo inyamaswa zitandukanye, tubonye n'ikiyoka. Ibi bintu byose muri Bibiliya byasobanura, birimo rwose bigasobanura. Yego. Jya mbere rero dusobanura. Mbere na mbere umuntu aribaza ngo inyamaswa ni iki? Inyamaswa ni iki? Reka tujye mu byahishuwe muri Danieli. Yego. Mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli turasoma mu gice cyaho cya 7. Danieli ubwo yari i Babuloni yabonye inzozi, nawe abona inyamaswa 4 zari zirimo kuva mu nyanja. Ariko reka tuhasome turebe. Haranditse ngo Danieli arota inyamaswa ye. Mu mwaka wa 4 wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni, Danieli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Danieli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona inyamaswa, nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Ngira ngo ibi ngibi umusomyi wese uzi bya Bibiliya yaza gukomeza kureba kino gice. Yabonyemo inyamaswa imwe isa n'intare, indi isa n'ingwe, indi isa n'idubu, n'indi iteye ubwoba y'inyamaboko ifite imbaraga nyinshi cyane, ifite imikaka y'ibyuma, ndetse inyamaswa yabonye idafite umubiri usa n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, itandukanye n'izindi. Noneho agira ubwoba cyane, yibaza mbese iyo nyamaswa isobanuye iki? Iyo nyamaswa ni iki? Ariko
niba mbonye neza muri icyo gice mbonye ko ngo Daniel yeretswe ibintu byinshi ngo ariko ngo arobanuramo ngo ingingo zabyo zikomeye. Nicyo nari ngiye kubwira. Yego. Ntabwo yigeze ashaka kumenya iby'inyamaswa ya mbere cyane. Yego. Ntabwo yigeze ashaka kumenya iby'inyamaswa ya kabiri cyane. Yego. Ahubwo ugiye mu busobanuro bwayo gusobanura inzozi uhereye ku murongo wa 15 haranditse ngo ngiye Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima birambabaza cyane. Nyuma negera umwe muri ba bandi bari bahagaze aho mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose arabimbwira ansobanurira impamvu z'ibyo ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Biravuze ngo uyu murongo wa 17 usubije ikibazo twari dufite. Nuvuga ngo ikibazo twibazaga n'abadukurikiye bibazaga bavuga ngo kuyo ndi kumva abantu bari kwigisha bavuga ngo inyamaswa nimva bavuze ngo ubwami. None muri Daniel igice cyawo cya 7 ku murongo wa 17 ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Yego. Ubwo no kuvuga ngo iyo turimo turiga ubuhanuzi muri za ngingo zikomeye tugahura n'ikibazo kivuga ibijyanye n'inyamaswa baba batubwiye ko ari abami cyangwa se ari ubwami. Kubera ko uyu murongo nanone wa 23 bavuga ngo maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya 4 ariyo yayindi yifuje kumenya amashira kinyoma yayo. Yego. Kuko umurongo wa 19 bavuga ngo mbera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'inyamaswa ya 4 itasaga n'izindi zose yari iteye ubwoba cyane bitavugwa ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa ariyo yacoshomeraga ibintu ikabimenagura ibisigaye ikabisirangisha amajanja yayo. Noneho arabwirwa ngo maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. Biravuze ngo rero uyu murongo wa 23 n'umurongo wa 17 ugamije yuko inyamaswa ari ubwami ndetse ari n'abantu. None se igihe cyose tubonye inyamaswa muri Bibiliya tuzajya tuhita tuvuga ngo ni ubwami. Ubwo tuvuge niba wenda Imana ibwiye nko mwitangirira ikabwira Nowa kamubwiye tuzinjirane n'inyamaswa izizira n'izitazira uzanyanizi byaba bivuze ko ari abami bane bari binjiye muri iyo nkuge bakinjira, cyangwa se hari ahakoreshwa inyamaswa ariko hakaba tukabyita ubwami hakaba naho n'ibyo tutita ubwami. Bibiliya ntabwo ibyo ivuga byose biba ari mu buryo bwa gihanuzi. Hari uburyo bw'ubuhanuzi ikintu kikavuga mu buryo bw'ubuhanuzi ndetse n'ibindi bivugwa mu buryo busanzwe. Urugero niba Imana yaravuze iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byose inyamaswa zose, ntabwo yaravuze ko ndetse no ku munsi wa 5 Imana irema inyamaswa nini n'intoya ntabwo bivuze ko ari ubwami yari iremye. Oya, muri ibi bitabo bya gihanuzi inyamaswa nyine tubonye ko ari ubwami ariko mu bindi bisanzwe inyamaswa ziriho nk'inka intama ndetse n'ibindi. Yego, ikindi nanjye nakongeraho nk'uko twabibonye wenda ku bijyanye n'izo nyamaswa batubwiye ngo inyamaswa ya 4 itasaga n'izindi ngo yari ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa. Birumvikana ko iyo nyamaswa ivuzwe nta nyamaswa ibaho nyine ifite imikaka y'ibyuma ntayo turabona n'inzara z'imiringa, ahubwo bihita byumvikana ko ibyo bintu bifite icyo bigize gute bishatse gusobanura. None rero umaze kudusobanurira inyamaswa tubonye ko igihe turi kwiga ubuhanuzi inyamaswa ziba zivuze ubutegetsi cyangwa se ubwami buba bufite ububasha muri icyo gihe. None se ko twabonye ngo inyamaswa iva mu nyanja, inyanja yo bite? Bibiliya nabwo yatanze ubusobanuro. Inyanja se ubundi inyanja ibamo iki? Ni amazi. Iyo tugeze mu byahishuwe nanone igice cya 17 ni muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tuza kubona ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa cya 17. Yego. Ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Aranditse ngo haza umwe muri ba marayika 7 bari bafite za nzabya ndwi arambwira ati ngwino mwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi niwe abami bo mu isi basambanaga nawe abari mu isi bagasinda inzoga ari zo ruba y'ubusambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Noneho inyuma marayika arimo gusobanurira Yohana umurongo wa 18 haranditse ngo wa mugore wabonye niwe mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Ariko umurongo wa 15 ukatubwira ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Biravuze ngo rero nkuko arimo kumaza ngo mbese inyanja yo ni iki? Ni amoko menshi n'indimi nyinshi n'amahanga
yari ari ahantu runaka tuza kubona. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi twabonye ko bugereranya inyamaswa cyangwa ubwami bugereranya inyamaswa, noneho iyo nyamaswa ikaba ifite aho iba cyangwa aho ikorera n'ubushobozi bwo gukora. Icyo gihugu ikaba yarakoreraga hehe? Mu mazi, igakorera mu mazi menshi, mu bantu benshi, kuko n'ubundi inyanja ibigizwe n'abantu benshi. Ubwo rero umutwe w'amagambo ubwo tumaze kuwusobanukirwa, tunakangurira abakurikiye ibi byigisho kujya bafata ariya masomo tuba dutanze, nabo bagafata igihe kirekire cyabo bakagira gute, bakayiga, bakareba koko ubusobanuro muba muduhaye buba buhura n'ibyanditse koko, kuko muri iyi minsi heze inyigisho aho umuntu atekereza ikintu akaza akakibwira abantu bagahita bagifata nk'aho ari ukuri. Tugiye rero muri iki gice cya 13 tumaze kubona ibijyanye n'inyamaswa ko ari ubwami bwagombaga gutegeka, ariko kandi ubwo hari n'impamvu idasanzwe ituma ubwo bwami buvugwaho, ariko kandi tunabona n'aho yagombaga gukorera, n'aho yari yaturutse ko ari mu nyanja. Wakwinjira muri iki gice ukatubwira Yohana yeretswe ibi ngibi, inyamaswa yabonye yari inyamaswa bwoko ki, yari gati ki, cyangwa se ubwo bwami bwari bwoko ki, n'ibiki byaburangaga? Murakoze, reka dukomeze dusome. Turanditse ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, ariko hejuru batubwiye ngo ku mahembe yayo hariho ibisimbo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Umuntu yakwibaza ngo iyo nyamaswa, wenda reka tunayisobanure, tuvuge aho yari iri, tuvuge ibyo yakoze, kugira ngo tuze kurebamo no gutuka Imana kwabaye. Nk'uko twari turimo kubisobanura rero, inyamaswa isobanura ubwami, ariko hari ubwami bwari buriho mu Burayi, nk'ahantu hari hatuwe cyane muri kiriya gihe Yohana yavugaga cyangwa se yerekwaga ibi ngibi. Ubwo bwami bwari ubwami bwa Roma. Bwari ubwami bwari buyoboye isi kuva mu mwaka w'168, igihe bwari bumaze gutsinda Abagiriki, nabwo bwarifashe kuyobora isi yose, kugira ngo na Yesu Kristo ubwo yavukiraga mu isi kandi akaza no gupfa mu isi akazuka, ubu bwami nibwo bwari buyoboye isi. Bwari buyoboye rero ari Roma ya gipagani, cyangwa se yayoborwaga n'abitwaga abakayizari, cyangwa se abami ba Roma, kuko bagiraga n'abami bategeka intara zitandukanye cyangwa se ibihugu bitandukanye. Nuko iki gihe rero ubu bwami buza kujya hejuru cyane ku buryo bwafashe na Yesu buramubamba bufatanyije n'Abayuda. Niba mbyibuka neza, ariko ndibwira ko ari byo, Yesu avuka mu itegeko ryari ryatanzwe na Kayisari, kandi Augusto buriya nibo bazanye ibintu byo kubarura. Nibo bazanye ibarura. Ibyo binantangaza cyane. Ikintu cyitwa ibarura n'ubundi ni ikintu cy'ingenzi cyane mu bwami bw'abami bwa Roma, kubera ko bagomba kuba bafite amakuru ya buri muntu, ya buri kintu, akora iki, agenda ate, abigenza ate, ku buryo na Yosefu byamusabye kuva aho yabaga akaza kujya mu kirorero cyaho yari yaravukiye kugira gute, kujya kwibaruza. No muri iyi minsi abantu benshi babifiteho amakuru agiye atandukanye, ariko ndabakumbuza mu cyigisho kizakurikiraho kimwe cyangwa bibiri bitewe nuko ibyigisho bizaba bimeze, tuzabigarukaho nabyo ku bijyanye n'ubundi nyibarura n'irangamuntu, aho abantu bafiteho amakuru atandukanye, rimwe na rimwe umwanzi nawe akinjiriramo agatanga amakuru atari, ariko ubwami bwa Roma urumva ko burakomeye, bwabayeho na Yesu ariho, buranamubamba. Bifite ikintu bivuze gikomeye, kuko twabonye igice cya 13 nicyo gice kibanziriza kuba mu ijuru. Nanone wambaza cyangwa se umuntu uduteze amatwi yakwibaza ngo mbese ikiyoka cyahaye iyo nyamaswa cyangwa se ubwo butegetsi ni iki? Mbere yo kujya ku nzoka, ku kiyoka, biratangaje. Batubwiye ni inyamaswa cyangwa ni ubutegetsi, ariko noneho ntabwo ari ubutegetsi buje mu buyobore birangire nyine bari ubuyobozi buyobora abantu, ahubwo bafite amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana. Ubundi ntabwo twagakwiye kuba twicaye ahangaha nk'abantu bo mwiyobokamana turimo turareba ku bami b'isi, kubera ko nyine n'abayobozi Imana yabashinze kuyobora. Pawulo yaranavuze ngo mujye mubasabira, kubera yuko nta batware batava kuki, batava ku Mana. Ubutware bwose butangwa n'iki? N'Imana. None ababo ubu butware bwo ntabwo ari ubutware buje mu buyobore bukora inshingano zabo zisanzwe, ahubwo mu nshingano zabo nyamukuru harimo no gutuka Imana. Ni ikihe kintu ahubwo gitera ubwami gutuka Imana?
kuko ubwabyo ntabwo ubwami bwakwitora cyangwa umuyobozi ntabwo yakwitora ngo avuge ngo ngiye gutuka Imana, yaba afitanye ikibazo se kihe n'Imana, kuko Imana iba hejuru, waba hano mu isi nta kindi kintu kidasanzwe baba bahuriyeho. Rero kuba harimo igitekerezo cyo kuvuga ngo ni ugutuka Imana, byanga bikunda hagomba kuba hari indi mpamvu ituma habaho kugira gute gutuka Imana. Ari nayo wari ugiye kutubwira, batubwiye ko hari ikiyoka cyayihaye intebe n'imbaraga n'ubutware. Nubwo rero ibintu igiye gukora, niba ubyumva neza n'abadukurikiye babyumve, ntabwo ubu butware ari bwo, ahubwo bufite n'imbaraga. Yabubwiye ngo icara aha ngaha kuri iyi ntebe urajya ukora wowe ibyo ngize gute, ibyo nkubwiye. Ugiye kudusobanurira rero iyo mbaraga cyangwa se icyo kiyoka gifite ububasha bwo gutanga intebe, kigatanga ubutware, ku buryo n'uwicaye kuri ubwo butware ikintu yisanga yese akora ari ukugira gute, ari ugutuka Imana. Yego, urakoze Sam. Iyo tugiye mu byahishuwe igice cya 12, igice cya 12 kiratubwira ngo iby'umugore n'ikiyoka. Iby'umugore n'ikiyoka, iyo usomye mu murongo wa 7 baranditse ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihabakiboneka. Umurongo wa 9 ukatubwira ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera cyitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi, nuko kishugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Biravuze ngo nk'uko wari bivuze, ntabwo umuntu buntu hari icyo yaba apfa n'Imana, kuko umuntu ari mu isi nk'uko Imana yidushyizeho. Imana nayo iri mu ijuru, ntabwo Imana wayitera, Imana ntabwo wagira icyo upfa nayo, nayo ntabwo itwaga ko yateremye idukunze. Ariko hari umwanzi witwa Satani, cyangwa se wageranyijwe wiswe iki kiyoka. Uyu we yabaga mu ijuru. Ibintu biratangaje biranakomeye. Mu ijuru habaye intambara. No kuvuga ngo urugamba turi kurwana rwo gusubira mu ijuru, hari urundi rugamba rwigeze kubera. Noneho hari uwahabaye ahateza intambara, aratsindwa avayo. Azi n'ibyiza byaha. Ntabwo yifuza ko turi. None yumvisha itangazo rivuga ko ba bantu bari bari ku isi yari arimo arategeka, akabaha intebe bagakora uko ashaka, rimwe na rimwe batanabishaka, akabayoboza imbaraga afite kuko aranazifite. Ari kubona bagiye kumucika kubera ko Imana ifite umupango wo kugira ngo ivane abantu muri bwa butware bwe, ibajyane hehe? Ibajyane mu ijuru mu butware bwayo. Akavuga ati rero kugira ngo bajye muri ririya juru nzi nje nabaye ngo ryiza ntaryikuramo, bazaguma aha ngaha. Yego, urakoze. Uwo ni Satani. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwami tugiye kwiga, abantu ntibaze kuburebera mu gutinda mu bwami. Hari n'ukuntu tujya twigisha ibyigisho cyangwa dukora ku biganiro bakavuga ngo twibasiye amadini n'abandi bantu runaka. Babyumve neza, ntabwo dufitanye ikibazo n'abantu runaka cyangwa n'umuntu runaka, kuko n'ubundi umuntu ntabwo yagirana ikibazo n'Imana. Ahubwo ikibazo ni uko hari abantu Satani ashobora gukoresha ibyo yifuza, bityo twe tugiye kugaragaza ibyo Satani ashaka ko bikorwa nk'uko Bibiliya bivuga. Uri kumva? Ariko noneho namara kubikora tunarebe se ubundi yari kubikora abicisha muri bandi. Ntibivuze ko abo bantu badashobora kwihana, kubera ko Imana ihora itegeye amaboko abo bantu. Ariko igihe ivuze ko njyewe Rwibutso cyangwa USTV ari igikoresho kiri kunyuzwamo ibikorwa by'umwanzi, abantu bakwiye kubyumva neza. Ni USTV biri kunyuzwamo ibikorwa by'umwanzi, ariko ishobora kuba njyewe nakoraga ibyo bikorwa, hakaza undi muntu agakora ikiganiro akagikora mu buryo bugize gute, mu buryo bwiza cyangwa buhesha Imana ikuzo. Ubwo rero umubi nyiri gutera ibi byose turamubonye, ni uwateje intambara mu ijuru, agacibwa, akaza noneho mu isi kuba ariho ateza iki, akorera iyo ntambara. Icyo kiyoka rero nicyo twari turiho, aho cyahaye inyamaswa intebe y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ariko batubwiye ibiranga, batubwiye ko mufite amahembe acumi. None amahembe ko wadusobanuriye inyamaswa tukayumva tukumva ko ari ubwami, bite n'amahembe none? Cyangwa se n'imitwe yayo. Niyo mitwe 7, inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Urumva ni ikinyamaswa giteye ubwoba. Icyo kinyamaswa wakikwereka no ku ifoto bahita wikanga rwose, wakumva ko giteye ubwoba, bite niyo mitwe 7 n'ayo mahembe. Nkuko natangiye mbikubwira. Yego. Hano iyi nyamaswa twabonye kugereranya Roma.
yego ariko ntabwo igereranya Roma mu buryo bwayo bwa mbere cyangwa se Roma ya gipagani, ahubwo igereranya Roma ya gikristo cyangwa se Roma nyirisito. Ubwo iyo mvuze Roma nyirisito abakristo babyumve neza, mba ndimo kuvuga Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika yabayeho igihe ubupagani bwasaga nkaho burimo gucika intege nubwo ariko babyita, ariko nibwo ahubwo bwari bukomeye cyane kubera ko imigenzo n'imihango yakorerwaga muri Roma ya gipagani yaraje none bikorerwa muri Roma nyirisito, bayihaye andi mazina. Rero igihe cyarageze wenda izo ntambara zarabaye kugeza muri 538. Njye numva no mu mateka bazivuga ngo ni croisade, intambara z'abanyamisaraba. Z'abanyamisaraba turaza kubigeraho zaje nyuma. No mu gitabo cyitwa uruhererekane rw'abapapa bagenda bagaragaza abapapa bagiye bazirwana n'uburyo bagendaga bakoresha abayoboke babo kugira ngo barwanye abantu batabumvaga. Ariko intambara zarabaye z'amoko 10 mu Burayi kugira ngo bakureho ubwami bwa Roma. Roma y'abakaisari. Yego. Noneho ubwami bwa Roma bwari buhanganye n'amoko 10, hariyo Abadage, harimo Ababiligi, harimo Abongereza, harimo Abespanyolo, harimo Abaportugali, Abasuwisi, Abafaransa, hari Abaheruri, hari Abavandari ndetse n'Abasitorogoti. Aya moko yarahanganiye kugira ngo ayobore Uburayi cyangwa se yigabanye, ko Roma yari mpuzabihugu, yari ubwami bw'abami. Noneho ashaka kwigenga kugira ngo yiyomore kuri Roma, nuko habaho intambara, Uburayi burahungabana cyane. Mu gihe bari barimo kurwana rero niho babonye Kiliziya Gatolika irimo kuzamuka kandi ifite abayoboke benshi, barayitabaza cyangwa se umwami wa Roma barayitabaza kugira ngo bafatanye muri izi ntambara. Izi ntambara Kiliziya irazirwana kandi itsinda amoko 3 aribo ba Heruri, Abavandari ndetse n'Abasitorogoti. Ubu kuvuga ngo niba navuze bari Abasuwisi, nkavuga Abespanyolo, nkavuga Abongereza n'abandi, abo ngabo baracyariho. Ubwo birumvikana ko niba uko ndi kubyumva hari ubwami bw'Abaroma, ariko bukaba bwari empire, ubwami nyine buyobora isi. Noneho ariko hakaba hari n'abandi banyaburayi bari ku ruhande bafite imbaraga bavuga bati turambiwe no kuyoborwa muri ubu butegetsi aho umwami umwe tuyobora nk'isi yose. Barigumuye. Noneho bigumuye ubwo kandi itorero ryabo kwaryo ntaho ryari rihuye n'ibyo ngibyo byo kuyobora, kuko birumvikana ko hari umwami wari uriho wa Justinian, akaba nabo bari harahiri. Ariko kuko itorero ryari rifite imbaraga, biba ngombwa ko barisaba bati utorero ngwino dufashe turebe ko waturwanaho, noneho haba ari ribonera imbaraga. Birumvikana ko noneho icyo gihe tugezemo ni igihe itorero rifite ubushobozi ku buryo leta ishobora kubona byayikomeranye ikitabaza itorero. Ntabwo ari igihe itorero rifite intege nkeya ku buryo leta ari yigenera ibikorwa, ahubwo itorero ryagize imbaraga ku buryo leta ibona ishumbirijwe ikabona igomba kwiyambaza iryo torero. Ubwo nyine igihe cyarageze, intambara ziraba, aya moko uko ari 3 avanwamo Abavandari, Abaheruri ndetse n'Abasitorogoti. Noneho muri 538 nibwo bari bamaze kuyatsinda neza, bamaze kuyatsinda, ubupapa buhita buzamuka cyangwa se buhabwa isumo. Niba umuyobozi w'idini yarashyizweho kandi agashyirwaho n'umwami w'abami akamusigaho, ubwo hari ibyo bari bumvikanye. Icyambere cyo Konstantino bari bamaze kumugira umukristo w'icyitiriro, kubera ko niwe waje aho kugira ngo abatizwe mu mazi menshi, aravuga ati ngewe mumbatize ku gahanga nk'umwami ushaje ukuze w'umunyacyubahiro, ntabwo njya muri Yorodani nimbatize ku gahanga. Konstantino nk'umuntu wari waramenyereye gusenga ibigirwamana bigaragara, yari yumvikanye n'ubuyobozi bw'idini ryariho yuko bagomba kugira nabo ibintu basenga bigaragara. Batangira gufata amazina y'ibigirwamana nka za Bali n'urugero, ndetse na za Shitaroti tubona muri Bibiliya Abanyababuloni basengaga, ko niba ubwami bugiye busimburaniza uburyo bwasimburanye Babuloni, Amedi n'Abaperesi, Abagiriki, Roma. Navuze ngo izo mana zose, ibyo bigirwamana byose basengaga muri ubwo bwami n'ubundi byakomereje muri Roma. Ibi bigirwamana rero babihinduriye amazina, babyita ba Petero, babyita ba Bikira Mariya, babyita ba Yezu, rimwe na rimwe bakabyubakira n'ahantu bigomba kuba. Nuko nguko abakristo basigaye babisenga, ariko batazi neza ko barimo gusenga ibigirwamana by'i Roma cyangwa se by'ubupagani, bazi ko byahinduye n'ishusho ya gikristo. Ngira ngo ubutaha n'ingaruka nzazana igitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya cyangwa se igitabo cyitwa Uruhererekane rw'Abapapa. Bagiye babyiyandikira bakavuga ati papa uyu n'uyu
ibyo yakoze ni ibi, amashusho yashyizeho n'aya, yego byose birimo. yego nuko ubwo turarareka abadukurikiye, ntabwo ibintu byose byasobanuka mu kiganiro kimwe, ariko uko tuzajya tugenda dushobora gukurikirana nk'izo nyamaswa enye, bashobora kuzisoma muri Daniel igice cya 2 mu gice cya 7, bakabona ibijyanye n'ubugiriki, bakabizivuga muri Bibiliya nk'uko zimeze n'Abamedi n'Abaperesi, ariko uko Imana izagenda idushoboza tuzagenda tunazigarukaho nazo, ariko twikomereze twibere kuri iyi nyamaswa. Tumaze kubona imaze guhabwa ubutware muri 538, kuko byagaragaye ko ifite ubushobozi bwo kuba yategeka. Bimeze nko kuba wari ufite umwana wawe wacekeranyaga ko ashoboye cyangwa adashoboye, ukabona none hamaze gushobora, buryo uramwegurira, umwana yamaze gukora ubukwe akaba ari umuntu baramutekesha, niko mu muco bibera, nawe agatangira akishyira akiza. Itangiye gukora rero, iri gukora ibiki? Batubwiye ko ifite amazina yo gutuka Imana. Ibyo yatangiye gukora ni ibintu bitangaje no kubyumva. Nk'uko wari ubivuze, ifite amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana. Mbese ubundi gutuka Imana ni gute? Ni ukuvuga ngo wowe ukagira gutya, wowe ugakora ibiki we? Gutuka Imana biratangaje. Birahita dusubiza ikibazo kiri muri Bibiliya, bavuga ngo ibyaha byose bishobora kubabarirwa, ngo keretse icyaha kimwe ngo aricyo gutuka Mwuka Wera. Gutuka Mwuka Wera. Yego. Ndetse ntabwo turi bukigereho cyane. Yego. Ariko reka turebe gutuka Imana. Mbese inyamaswa cyangwa se Kiliziya Gatolika cyangwa se ubupapa bwatutse Imana bwe. Yego. Ubundi muri Bibiliya hari ibyaha umuntu yakoraga bikaba byamuteresha amabuye. Yego. Icyaha cyo gutuka Imana kirimo, icyaha cyo gutuka umwami kirimo, icyaha cyo gutuka ababyeyi kirimo. Ibyo byose byatumaga umuntu wabikoze, hari abantu bamushinja barenze 2, yaragombaga guterwa amabuye. Yego. Yesu muri Luka igice cya 5 yakijije umuntu, yakijije ikirema, nuko abantu barangije bashaka kumutera amabuye kubera ko yaravuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Kuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, bahise babona yuko yigereranyije n'Imana. Bati kututse Imana urigereranyije, ugomba guterwa amabuye. Ndetse mu magambo yabona no muri Yohana igice cya 10:33, aho Yesu yavuze yuko ari umwe na se, bati urigereranyije, bashaka kumutera amabuye. Birumvikana ko gutuka Imana cyari ikintu kibi kizira, ku buryo ugikoze wamuhungira. Ubwo rero biravuze ngo ni ukwigereranya nayo. Mbese aba bantu, aba bami ba Roma cyangwa se abapadiri n'abapapa begeze bigereranya n'Imana, batutse Imana. Reka tubirebe. Tugiye noneho kwifashisha ibitabo by'amateka. Iki gitabo ni igitabo cyanditswe n'umunyamateka witwa William Smith, ariko nawe ntabwo ari we wacyanditse gusa, ahubwo hari abanyamateka benshi yagiye akotinga ashyiramo ibintu byabo banditse. Ngira ngo twakibereka kuri screen, nawe ushobora kukibona. Igitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe, cyanditswe na William Smith. Muri Google search ushobora kubyandikamo n'ubundi ukakibona, kirimo no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Hano batangira batubwira ngo kuvuga ibyo gutuka Imana, nk'uko barimo gusobanura kino gice nyine turimo kureba. Nk'uko bisomye muri n'ubundi no muri Yohana, ngo kwigereranya ariko gutuka Imana kuko Yesu barabimureze. Yego. Haranditse ngo umupadiri ari mu mwanya w'umukiza ubwe, igihe avuga ati ndakubabariye, ababarira umuntu icyaha. Kubabarira icyaha nibura kimwe bisaba ko haba Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo umupadiri we kubabarira icyaha nibura kimwe asaba ko haba Imana ishobora byose. Bakomeza bavuga ngo ariko icyo Imana ishobora gukora kubw'uko ishobora byose, umupadiri abasha kugikora avuze ngo ndakubabariye. Kuvuga ngo umupadiri akora ibintu n'Imana ubwayo yakora. Ni ukuvuga ngo Imana si ngombwa ko yirirwa ibihari, si ngombwa, kubera ko n'ubundi umupadiri arayihagarariye. Barakomeza batubwira ngo umupadiri ari Imana, kuko baravuze ngo Innocent wa gatatu, ubwo ni Papa Innocent, muri cya gitabo cyitwa uruhererekane rw'abapapa zazana ibikorwa byakoze n'ibingibi birimo. Innocent wa gatatu yaranditse ati mu by'ukuri urebye imirimo ikomeye kandi itangaje abapadiri bakora, ntabwo bikabije kuvuga ko ari abapadiri, ntabwo bikabije kuvuga ko abapadiri ari Imana nyinshi. Baravuze ngo niba ku Kiliziya hari abapadiri 2, hari abapadiri 5, ubwo hari Imana eshanu. Biratangaje. None mu isi hari abapadiri bangahe? Ntabwo nzi umubare wabo. Ubwo ko umupadiri akunyuzeho, ubwo bwo bahita bumva yuko ari Imana, ni Imana nyinshi. Ikibazo rero gise kiza mu misi ngira, ni ukuvuga ngo ubundi twakabaye kuba dufite Imana ebyiri zihanganye. Twakabaye dufite Imana yo mu ijuru, dufite n'indi Mana yitwa cya kiyoka ariyo Satani ishaka kuyobora. Ariko noneho nureba mu misengere ya kera, nakunze kujya mbona
buri wese aba afite akasenga, wenda tuzasanga nko mu muco wacu bamwe basanga bafite ryangombe, abandi biyambaza nyabingi, mbese ugasanga nyine buri bose bafite umukurambere wabo cyangwa se imana yabo runaka bagize gute bakoresha. Nko muri Bibiliya tubona Yezebeli ntabwo yazanye Bali gusa, ahubwo yazanye Bali na Ashera. Ubwo rero mise mbona isano y'imisengere ya kera n'iyubu, nta nubwo ari ukuvuga ngo batoranyije imana imwe, ahubwo ni imana zingahe nyinshi. Imana nyinshi. Hano batubwira ibindi bigendanye n'uko gutuka imana. Haranditse ngo ariko igikwiriye kudutangaza cyane ni igihe tubona ko mu kumvira amagambo ya padiri ngo hoc est propius meum, bisobanura ngo uyu ni umubiri wanjye, imana ubwayo iramanuka ikaza kuri aritari ku buryo iza aho bayihamagaye hose, kandi ikaza buri nshuro zose bayihamagaye, nuko ikajya mu biganza byabo nubwo baba ari abanzi bayo, kandi nyuma y'uko ije irahaguma uko yakabaye mu biganza byabo. Ni baba padiri nyine, bakayijyana aho bashaka, bakayivana hamwe bakayijyana ahandi babishatse, kandi bashobora kuyikingiranira mu ihema, cyangwa bakayigaragaza uko iri kuri aritari, cyangwa bakayijyana hanze ya kiliziya. Baramutse babishatse bashobora guhitamo kurya umubiri wayo bakayigaburira abandi nk'ugaburira ibyo kurya. Igihe mutagatifu Lawrence Justinian cyangwa se Justinian yavugaga ku bigendanye n'abapadiri, yaratangaye cyane ati mbega ukuntu ububasha bwabo ari bwinshi, ijambo rimwe riva mu minwa yabo maze umubiri wa Kristo ukamanuka ugahinduka mu buryo bufatika nk'umugati, kandi ijambo wahindutse umuntu akamanuka akava mu ijuru akaboneka ku meza yo kuri aritari. Muri ubwo buryo umupadiri mu buryo runaka ashobora kwitwa umuremyi w'umuremyi we. Umupadiri ashobora kwitwa umuremyi w'umuremyi we. Ninde muremyi? Ni ukuvuga ngo noneho aho bigeze ntabwo bari ku rwego rw'Imana, ahubwo bari ku rwego rwo hejuru y'Imana. Ubwo mise nibuka muri Yesaya mu gice cyaho cya 14 ahari umutware wavuze ngo nzazamuka njye mu ijuru muzi intebe yanjye y'ubwami isume nk'inyenyeri z'Imana, nzicara ku musozi w'iterero nzaba nk'isumba byose. Ubwo noneho nibwo ngiye kumva neza ubusobanuro n'impamvu ya ntambara yo mu byashugije cya 13. hari ushaka kuba akontorora Imana, ayiyobora, ayibwira ngo igire gutya, kandi tugomise nibuka ko n'icyateye intambara n'ubundi ni uko Imana itigeze igisha inama Satani cyangwa se umwanzi, ahubwo umwanzi yashakaga ko ibintu byose bikorwa Imana ibanje kugira gute kumubaza. Ubu rero noneho yiboneye ubushobozi bwo kuba yayibwira ikamanuka ikaza mu isi, niko iyo nyigisho iri kuvuga. Ubundi mu gihe turimo kwiga ibigendanye n'izi nyamaswa ebyiri ziboneka mu byahishwe igice cya 13, abantu bamenye iki ngiki nk'uko wari wivuze muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 13 aravuga ngo waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru kuzi intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impinga y'ikasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Igihe Luciferi yavugaga ibyo ngibyo ari mu ijuru mu bwiza bw'Imana, nibwo Mikayeli n'abamarayika batabariye kugira ngo barwanye cya kiyoka kandi nyine kiracibwa. Giciwe rero kigeze mu isi ntabwo cyifuje gukorera ahantu haciriritse, ntabwo cyifuje gukora nk'igisivili, ahubwo gikorera mu buyobozi kandi bukomeye. Biravuze ngo mu gihe hari ubuyobozi bukomeye ku isi rero kigomba kubukoreramo kugira ngo kibashe gukontorora isi. Icyo kitakora ni ugukontorora Imana, ntabwo cyabasha kuzamuka ngo kigere mu ijuru kuko baragiciye. Ariko isi kizayikora ibyo gishatse byose, kandi noneho abo ikoresha muri Danieli batubwira ko ngo bazabashishwa byose n'uburyarya. Uburyarya se buva kuri Satani. Rero niyo mpamvu ahangaha ibyo yari arimo kuvuga yuko we ubwe ari Imana, ntabwo ari abapadiri buriya abo bavuga, ahubwo ni Satani uvugira muri bo. Nibuka neza wadusomeye mu byashugije cya 13 ku murongo wa 3 ngo cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Mu by'ukuri waba uri kurenganya umupadiri, niko wenda bivuze nubwo nawe yazira kuba yemeye kuba igikoresho, ariko ntabwo uriya mupadiri ari we bari kuvuga nk'Imana, ahubwo uri inyuma ye niwe Mana. Hatagira n'umuntu uhita ubitwara mu buryo butari bwo. Arazira ko yemeye kuba igikoresho,
akitwa imana kandi atari imana, ariko umuri inyuma niba ushaka ko bamwita imana. Iyo barimo bamwita imana biramunezeza kuko yumva ko bwa butware bwe yashakaga mu ijuru yagize gute, yabubonye. Bigaragara rero ko hari urugamba rukomeye aho Satani ari gukora n'Imana igakora, ariko nk'uko bimeze nyine urugamba rwabereye mu ijuru rwararangiye. Ubu Imana irimo irarwanira mu isi na Satani akarwanira mu isi, kandi nyine byanga bikunda birumvikana bari kurwanira mu bantu, kuko bari kurwanira gutegeka iki, bari kurwanira gutegeka abantu. Satani ibinyoma bye igihe yari akiri mu ijuru ari Luciferi cyangwa se umumarayika w'umucyo, yabitangarije abamarayika bo mu ijuru, bose barabyumva. Yesu nawe agaragaza ibinyoma bya Satani. Abamarayika bemeye kuyoboka Satani benshi bamuyobotse babishaka. Bari bazi yuko uwo muntu bayobotse cyangwa se icyo kiremwa bayobotse kidafite imbaraga kandi kidashobora no kuba umuremyi, ariko barakiyoboka bati byibuze natwe tujye kwigenga. Rero baravuze ngo n'abantu cyangwa se n'abapadiri n'abapapa n'iki nabo ni abantu b'Imana, Imana irabakunda, ariko bashobora kuyoboka Satani babishaka cyangwa se rimwe na rimwe bakabiyoboka bayobejwe. Ariko Yesu Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese, cyane ko n'ubundi abo bapapa cyangwa abo bami atari bo n'ubundi bari kwitwa iyo mana, ahubwo ushaka kwitwa imana ni wa wundi uri inyuma yabo, ariko bagahinduka igikoresho cye bakabyitirira. Reka aya magambo nanone nongere nsome avuga ngo muri ubwo buryo ngira ngo ntanarigeze, muri ubwo buryo umupadiri mu buryo runaka ashobora kwitwa umuremyi w'umuremyi we. Mutagatifu Bernardine w'Ishena yaravuze ati ububasha bw'umupadiri ni ububasha bw'umuntu ufite ubumana, kubera yuko mu guhindura umubiri wa Yezu Kristo bisaba ububasha bungana n'ubwo kurema isi. Ngira ngo muri kino gitabo naho bagiye bagaragaza uburyo kino gitabo nacyo kisobanura ibingibi, ariko ni igitabo gitoya cya Daniyeli, abakibona baze kugisoma. Naho bavuga uburyo bavuze ko igitambo cya Yesu atari igitambo gihagije. Ubwo ni Mutagatifu Gustini yaranditse ngo misa igitambo cy'ikaruvari si impongano ihagije y'ibyaha. Birasaba ko hari ikindi kintu cyakwiyongera, batuka Imana kugira ngo ube byiyongeye, kandi bagatukana Yesu Kristo. Birumvikana ko niba ututse Yesu yaravuze ngo unyemeye aba yemeye Data, kandi turi kuvuga ko nubwo ari ubutatu ariko ntabwo ari ubutatu bw'Imana eshatu zitandukanye, ahubwo ni Imana imwe igizwe n'ubwo butatu. Ubwo rero kuba wahisemo kutumvira umwe ubu wanze no kumvira undi. Amazina yo gutuka Imana urabidusobanuriye, utweretse uburyo ki ibikorwa biranga ubwo bwami, ibikorwa bigaragaza kwishyira hejuru kwa Satani, mbese Satani akigaragariza muri abo bantu bakaba babikora batabizi, bayobejwe cyangwa se babihisemo, ariko bakaba barimo baratuma izina rya Satani ryererezwa aho kugira ngo izina ry'Imana rigere gute, ryererezwe. Tunasaba abo bari kudukurikira mbere wenda yo kugira amahane ngo bavuge ngo uriya muntu ari baradusebya cyangwa ari barasebya ibintu byacu, ni byiza yuko umuntu agereranya ibyo twavuze akabigereranya n'ibiri, agafata Bibiliya akabigereranya n'iyobokamana tuwafite akareba uko rimeze, kuko nicyo cyamufasha. Niba umuntu asuzumye muri Bibiliya wenda akasanga kuba yifashisha ibishushanyo Bibiliya ntabwo iri kubiciraho iteka, ashobora no kubitugaragariza muri comment. Bibiliya ntabwo iciraho iteka umuntu, ahubwo iciraho iteka by'ibishushanyo. Yego, rero ndimo mvuga nyine umuntu ashobora kureba akavuga ati muri Bibiliya yanjye njyewe mfite nabonyemo ko ibintu mwavuze binyuranye n'ibyo ngize gute n'ibyo Bibiliya iri kuvuga. Ubwo rero nabwo duha umurongo abadukurikira kugira ngo abe yatwandikira muri comment avuga ati ahangaha mwabivuze, ariko ibi bintu mwavuze njye muri Bibiliya nasanze binyuranye n'uko mwagize gute mwavuze, cyangwa se akareba wenda niba ari muri kiliziya twavuze kimwe nuko n'andi madini dushobora kugeraho, n'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi cyangwa n'abandi Protestant dushobora kubageraho. Igihe tubagezeho muye kujya ahita avuga ngo bavuze idini ryanjye, ahubwo ajya avuga ngo se Bibiliya ikintu ivuga n'ibyo iri torero riri gukora cyangwa abantu bari gukora binyuranye n'ibyo birivuga cyangwa birahuye, mbere wenda yo guhita umuntu afata icyemezo akavuga ngo bavuze iki, bavuze idini ryanjye. Mugenzi twavuga tuti